Bari bamaze iminsi bapanze guhura, umukobwa ari kwicinya icyara afite amatsiko menshi yo kumva icyo umusore bari bamaze imyaka 3 bakundana agiye kumubwira cyatumye musaba ko bahura. Bari guhurira mu mujyi wari hagati na hagati yabo kuko buri wese yaratuye mu cyaro. Gusa umukobwa byari kumusaba gutega moto abanza akagera kuri kaburimbo akabona gutega imodoka imugeza mu mujyi aho yari agiye guhurira n'umusore yakundaga kurusha ibibaho byose. Kuri uwo mugoroba yabwiye mama ati wasanga agiye kunsaba ko tubana. Nta yindi mpamvu yahisemo ko duhurira mu mujyi, uriya ashaka gutera ivi. Uretse n'ibyo yashoboraga kuza hano cyangwa akansaba ko duhurira iwabo. Ni ubwa mbere ashatse ko duhurira mu mujyi. Mama wa Temeri, wikwishyiramo ibyo kugusaba ko mubana kandi musanzwe mukundana. Kuba waremeye ko mukundana ubwabyo birahagije, ubwo wemeye no kubana nawe. Emeline ati wowe mama, uko byagenda kose abagomba kubigusaba nubwo wabizi ko mukundana, unamukunda kumurusha. Wowe urakuze ntabwo uzi ibyo gutera ivi byaje. Uzi ko se bambikana batimpeta za fiançailles. Erega dushobora gukundana, yansaba ko tubana nkabyanga kuko wenda haba hari undi musore ndi guteganya. Iyo kwambitse impeta y'integuza rero ni nko gufata irembo. Hari abasore babwiye ati mukure y'amaso. Mama ati nawe washegeye ibyo gushaka, sinzi wagushutse akakumvisha ko ukuze. Imyaka ufite si yo kwiheba bigezaho ngo umusore mukundana nagusaba ko muhura wenda agiye kukugurira kenda cyangwa udukweto ngo wishyiremo kubwo mugiye kubana. Emeline tuzi ko ari byo, wasanga agiye kungurira akantu mu mujyi. Hari isoko rigari ribamo ibintu byiza, ntabwo navyo ntakinanguriye kuko yanyemereye kuzama impano. Mama we yaramusetse ati mayi wayagaye, uzi ko njye ntigeze nkunda so ngo ngeze aho hawe. Yego yapfuye nkiri muto ari wowe tubyaranye gusa, mara imyaka nk'itanu ntarabyakira, ariko woweho birakabije pe. Akwanza ubanza warira imyaka usigaje kubaho yose. Emeline ati hoya ntiyanyanga kuko uriya musore arankunda, ahubwo reka muhamagare wumve uko nabamvugisha nk'umwamikazi. Emeline na mama we baraganiraga bagahuza nk'abakobwa bari mu myaka imwe, nubwo nyina yamurushaga imyaka 23 yose. Baganiraga ibintu byose ku buryo umuntu utabizi atabareba yashoboraga kugira ngo n'abakobwa babiri burungano. Yahamagaye umukunzi we, mama abanza kumuserereza ati mbega umukobwa wasaze, ndumiwe, utwo dutima twose n'utwiki. Uzi ko nari kuzashakamo nimero za Theo ngo muhamagare nkazibura. Emeline yanze kugira icyo avuga kuko telefoni yacagamo, yereka mama ikimenyetso cyo guceceka. Telefoni yikuye hatamufashe abona kubaza mama ati umuhamagara se umushaka hiki. Mama aramusubiza ati ejo uramutse urwaye ukaremba se no kuvuga bikakunanira urumva nahamagara ndi wundi utari umusheri wawe. Emeline ati ahubwo uzazifate mu mutwe nkanjye. Yaramusetse aratembagara atari kurambonerana. Ngiye ngafata nimero za Theo mu mutwe, inka zingahe yatanze se. Bakomeje kuganira, Emeline asaba mama we kumuhitiramo imyenda arambara agiye mu mujyi. Mama ati ntukabaze byose. Abakobwa biyubaha iyo bagiye guhura n'abakunzi babo bambara amakanzu meza, byaba byiza bakambara ibara ry'umutuku. Nubwo yarakuze yarakiri umusirimu azi ibigezweho byose, nta kindi wamubeshya mu by'urubyiruko rukora. Emeline yarijishaga, yabimubazaga bizi ko agomba kugenda yambaye umutuku. Yahanaguye udukweto tujyanye nayo arasokoza. Mama ati mbivuga ngo warasaza ukamakanye. Uri gusokoza uyobewe ko nuryamira asubira uko yari imeze ahubwo ikarushaho. Yagize isoni aramubwira ati bye noneho reka njye kuryama. Theo yahise amuhamagara muri rya zina yamwitaga ati mwamikazi wanjye Emeline, umugaragu wawe naje. Emeline yarasetse ati nawe ntugakabye sweetheart. Ujye uvuga uti mwamikazi wanjye Emeline, umwami wawe Theo naje. Basetse cyane wumva ko bishimye. Mama we wari ukiri muri salo yumva umukobwa waseka ajya kuryama yivugisha ati umwana wanjye iyo yishimye nanjye ndishima. Ni ikinege ni we wenyine nabyaye, ambera mwiza no mu bihe bigoye akomeza kuba umwana mwiza. Mu gitondo yabyutse asanga Emeline yamaze kwitegura kare cyane. Yari yambaye yakanzu nziza n'inkweto yaraherutse kugura, yambaye agasaka keza Theo yaraherutse kumuha, yambaye n'agakufi mama we yamuhaye aberewe cyane. Mama ati kutisize bimwe bisiga ku minwa se ngo nitereka agaparufe. Emeline ati byose sinabikorera rimwe. Yiteye agaparufe Theo yakundaga, atera no ku gakapu yaragiye kwitwaza agaheka neza, abwira mama ati ndebera umbwire ko bimbereye. Yarahindukiye, mama ati nyuma ni sawa rwose. Yarongera aramureba, mama we nanone ati naho ni sawa, uraberewe cyane nanjye ndumva naza tukajyana. Theo yarongera ahamagara, Emeline azamura ijwi. Theo ati umwami ashaka kumenya niba umwamikazi we yaramutse amahoro. Yiciye akajisho mama we ngakomeza atega amatwi ukuntu uwo musore yamwubahaga akamwita umwamikazi. Mama we nawe yaramwegereye, Emeline agabanyijwe bimwe by'abakobwa ati naramutse neza my king, ubu maze kwitegura ngiye guhamagara umumotari. Theo tumbabarire ku mugoroba twavuganye nibagirwa kuyakoherereza, reka nyashyireho tuvugana. Emeline ati ariko nanjye nari kwitegera. Theo ati ninjye gukeneye ngomba kugutegera, ibintu ngiye kukubwira birihutirwa cyane kandi ni ingenzi, ubwo rero ngomba gutanga ibisabwa byose kugira ngo binsohokemo mbikubwire. Emeline ati harya ubwo wanze kubimbwira kuri telefoni? Theo ati turebana nibwo wabyumva neza. Kuri telefone hari ubwo umuntu akupa mareza akabura ugasanga ubutumwa ntibutambutse neza. Emeline ati nari nakwikumburiye. Yahise avuga atongwa ati ukushyizeho menshi. Aramusubiza ati nashyizeho narakugarura.
urakuramo yo kukugeza mu mujyi nayo kugusubiza iwanyu, ahubwo wongere kumvugisha ugeze aho utegera imodoka nanjye nibwo ndava mu rugo. Emeline yasezeye kuri mama we, ahamagara umumotari wo muri karitsiye, yicara kuri moto yerekeza kuri kaburimbo. Yarahageze ahamagara Theo asanga ahuze, amara iminota 10 ategereje imodoka, kubw'amahirwe ahita ayibona. Amaze kwicaramo neza igiye guhaguruka yongera guhamagara, asanga Theo nabwo akiyivugiraho. Yaribwiye ati buriya wasanga ari kuvugana n'undi muntu w'ingenzi, ndongera kumuhamagara ngeze mu mujyi. Yageze yava mu modoka ahamagara Theo asanga nabwo agihuze. Noneho yabyibajijeho amwandikira ubutumwa amubwira ati nakubuze ariko njye nageze mu mujyi, mbwira aho ndaba ngutegerereje rero. Theo yamusubije akoresheje ubutumwa, amurangira aho aba yicaye ati sintinda nanjye ngiye kuhagera. Bitarambiranye Theo yarinjiye amusanga muri kantine yari yicayemo, barahoberana biratinda, hanyuma bombi baricara. Theo ati nari ngukumbuye cyane. Emeline nawe ati si cyane nkanjye. Iyo kantine yari yicayemo yari inshuti ya Theo, uwo mukobwa bari baziranye, bari bamuhaye amatara yanga, ati ndayasangira na Theo nahagera. Theo yabwiye iyo nshuti ati Rafi reka tube dutemberana, turagaruka mu kanya baduteguriye ahantu turaganirira twenyine. Rafi icyo atari ko harahari, mwakwicara mu gikari, ibyo mushaka nkabibazanira, byaba ari nibyo ntafite nkabibatumira ahandi. Theo ati ntiwumva, noneho reka tugende tugura akantu mu isoko, mu minota mike turaba tugarutse. Emeline yumvaga ibyishimo byamusaza umutima, atari kwiyumvisha ukuntu Theo ari guhuza n'ibyo yatekerezaga, byo ko ashobora kumugurira umwambaro, akamuha impano runaka cyangwa agatera ivi. Yaribwiraga ati wasanga buri ari impeta agiye kugura, ariko reka ndeke kwicisha amatsiko uko turi kumwe se. Binjiye mu isoko, Theo agura agakomo karimo amasaro atukura, aramubwira ati reka tugende nkubwire ibyo nashakaga kukubwira, turagaruka hano wamaze kubyakira. Emeline amusekeraga ku mutima, atarika abasore muri jijisha. Buriya ushaka ko tubana, none urebe ukuntu ari kunyuza hirya no hino. Bari bafatanye ikiganza, batitaye ku maso y'ababarebaga. Basubiye kwa Rafiki basanga bategura ahantu hatuje hasa neza, hari ibyo kurya n'ibyo kunywa bombi bakundaga. Bari bamaranye imyaka 3 yose, rero yarabazi neza azi n'ibyo bakunda. Mu gihe bari bagikomeje kwiyakira bari hafi gusoza, Theo yamurebye mu maso umwanya munini, yitse imitima, isura irahinduka, agaragara nk'ufite agahinda. Yaramubwiye ati none Emeline ntega amatwi nkubwire ikindi ku mutima. Haciye iminsi myinshi mbitekerezaho nkabura aho mbihera, kuko nzi neza ko kubyakira birakugora, ariko kuko byumvikana nyuma uzabyishimira. Emeline ati nta kintu wambwira ngo kucyumva bingore. Theo turankunda. Emeline ati ndagukunda cyane ahubwo nawe kandi urabizi ko ngukunda, kuki wongeye kubimbaza? Theo ati nanjye ndagukunda cyane mwamikazi. Emeline yaramwenyuye, atari ko se kubabaye habaye iki? Theo ati nagiye kure rero, reka mbikubwire, njye nawe tumaze kuba bakuru, ariko ku mukobwa biba bitandukanye. Imyaka dufite si mike ariko si myinshi. Kuri njye nahita mike kuko abasore ntidusaza vuba, ariko abakobwa uko mwagira kose, iyo umwaka ushize ibitekerezo birahinduka, mukibona mu bundi buzima, abantu bakabona ko hari icyahindutse. Emeline turi kuvuga ibiki ariko sindi kubisobanukirwa, umaze iminsi ngicisha amatsiko waranze kubimbwira kuri telefone, none naho duhuriye urabikomeje. Buriya numvaga urabimbwira turi kujya mu isoko, tuvuyeyo nta kintu mbwiye, none na hano uri gukomeza kunyicisha amatsiko. Theo ati biragoye kubivuga erega, kandi nawe birakugora kubyakira, gusa nk'uko nabivugaga twembi turi bakuru ntabwo biragorana. Yarikoroje ati icyo nashakaga kuvuga nuko uko imyaka ishira uzagenda uba mukuru, abantu bakabibona kukuze. Umukobwa ungana nkawe aba ageze igihe cyo gushinga umuryango. Emeline yatangiye kwiyumvamo imitima ibiri, umwe umukomanga nkaho hagiye kuba ikintu kibi, undi usimbuka nkaho hagiye kubwirwa ijambo ryiza. Theo yarakomeje aramubwira tukwiriye kuba uri kumwe n'umusore witeguye kugukura iwanyu vuba bishoboka. Emeline atari ko numvise nabi, none ushaka kuvuga iki? Theo ati nyine ntakubeshye, gukomeza gukundana nanjye si umwanzuro mwiza. Emeline arekeye aho kurya, ati hanyuma bikagenda bite? Theo ati iyo ndebye igihe nzashakira umugore mbona habura imyaka nk'itanu, sinzi niba wayitegereza. Uretse no kwitegereza kandi uzaba warakuze, abo mungana icyo gihe bazaba babyaye kabiri. Bamwe mu bo mungana urabizi ko bashatse banabyaye. Ukwiriye umusore rero wahita kugira umugore nona, kuko nyine wo kugutesha umwanya. Emeline yarababaye ati ubwo urakomeje ko ari wowe nkunda se, wowe wundi ni uwiki? Kubana nanjye iki gihe byagutwara iki? Ntiwambwiye ko twembi dukuze? Umusore ati kuri wowe birumvikana, ariko njye naho nagira imyaka 30 naba nkimeze nka gutya, nabona umukobwa nifuza bitewe n'amafaranga naba mfite. Akivuga ibyo Rafiki yaramuhamagaye ati Theo ngwino hano nkwereka akantu mfashaho gato. Yasize telefone aho ajya kumwitaba. Yashakaga kumaje imwe muzo yararanguye uwo mwanya, ati wayigerageza nibwo zicyaduka. Mu gihe yarakivugana na Rafiki, Emeline yasigaye mu cyumba wenyine, telefone ya Theo yarasonnye, arebye izina asanga handitseho My Queen, harenzeho udutima twinshi. Umukobwa yikanzemo ati telefone yanjye iramuhamagaye se ntabizi. Yayikuye mu mufuka ngo arebe ko itihamagaye, kuko ari we bari baherutse kuvugana, asanga itihamagaye.
uko yamwitaga umwamikazi hari undi mukobwa yabyitaga yaranabyemeje kuri nimero ye. Emeline yagize amatsiko yo kumenya uko amwita, amuhamagaye abona nimero itakemeje muri telefoni ya Theo nta zina ririho. Umutima waramuriye yumva asaze, areba nimero yari imuhamagaye yandika muri telefoni ye, asa n'ugiye kohereza amafaranga ngo arebe amazina, asanga uwo yise Queen yitwa Nezerwa. Yarebye mu bo bavuganye asanga za nshuro zose yamuhamagaraga akamubura burya ari Nezerwa yise Queen bavuganaga. Yarikomeje ashyira telefoni y'abandi hasi, ubutumwa buturutse kuri wa mukobwa wundi buhita buza, Emeline arabusoma. Nezerwa yabazaga ati wati King, nturagurira umwamikazi ibyo yagiye kumurebera mu isoko? Nanakwanze maze wanze no kumfata. Yarengejeho udutima tubiri dufatanye, Emeline kwihagararaho biramunanira atangira kurira. Theo yagarutse yisetsa asanga umukobwa yahogoye yubitse umutwe ku bibero, aramwegura ati Emeline, none sibyo nakubwiraga sibyo? Nanze ko dutandukana nk'abana, ndavuga nti wenda ejo twahurira ahandi hantu, reka dutandukane neza urukundo turuvemo dukomeze twibere inshuti, kuko njye sinakwishimira gukomeza gukundana n'umuntu wakabaye ashaka kuri iyi myaka. Njye nta gahunda ya vuba mfite, ariko twaba inshuti, wakora ubukwe nkabutaha nanjye nkazagutumiramo ubwanjye. Umukobwa yubuye umutwe amureba umwanya munini mu maso ati ndabizi ko ibi byose ari imikino wateguye ngo nsuzume. Nezerwa yakubuze, nabibonye ko n'ubusanzwe untendeka, ariko nyumva nkubwire, yagize ikiniga tigituma untendeka n'iki? Nuko ndi mukuru? Ninde wakubwiye ko ntakwihanganira icyo gihe uri kuvuga? Ubundi subura iki cyatuma tubikora ubu? Imyaka 3 tumaranye ntihagije? Theo ati wakwihanganira imyaka 5? Emeline ati yego, kandi nubwo yaba 10 nzi ko nkunda. Umusore ati wazaba warakuze cyane, ntawamenya hari ubwo twazaba twaratandukanye. Emeline ati rega nanjye ndi umukozi, nakubwiye ibyanjye byose, urabizi ko tubanye tutakwicwa n'inzara. Niba ikibazo ari ubushobozi twafatanye tugahuriza hamwe, urabizi ntitwahaha ibishyimbo, ntitwahaha ibirayi, ntitwahaha ibijumba turamutse tubana. Iwacu turahinga, aho nihari ku bwaho hadutunga amezi 6. Ndi ikinege iwacu, mama yiteguye kunshyigikira. Kuki wumva ko dufatanyije hashira imyaka 5 yose? Theo ati ibyo nibyo nanze rero, sinshaka kuzaba ingandwa kubera gutungwa n'umugore. Ubushobozi bwanjye nibwo nzashingiraho niyemeza gushinga umuryango. No kwigurira ipantaro ubu birangoye, none ushaka ko tubana ngo ntunge? Ubwo se naba ndi umugabo, naba ngushatse cyangwa waba unshatse? Emeline ati byose no gufatanya, twaba turi kuzuzanya. Ndakubaha Theo, sinagusuzugura ngo nuko hari ibyo nazanye nawe ukazana ibindi. Theo ati nta kintu mfite, ntabwo nashinga umuryango iki gihe. Wikomeza kwigora ubinyumvisha, igihe gishize mbitekerezaho kirahagije. Yarahagurutse nanone, hagurukana na telefoni ye, asohoka hanze, yurira mu modoka igana iwabo. Emeline yasigaye mu nzu kwa Rafiki ari gutekereza amagambo yamubwira, akamwemeza ko yamwihanganira, akamutegereza. Mu gihe amutegereje bakaba bakorana umwete, bahuriza hamwe, bakazabana mu gihe kitarambiranye. Yatangiye gutekereza ku basore bose yanze muri iyo myaka 3, asanga kuko bose barashinze imiryango. Abantu benshi bari bazi ko afite umukunzi barambanye, nta musore wapfa kumutereta. Ababigeragezaga yabakaniraga yihuse, akababwira ko yafashwe kera. Ibyo kuba yatandukana nawe yumvaga bidashoboka, kandi na Theo yamusezeranyaga ko akora ibishoboka byose ngo babane vuba. Uko yakomezaga kubitekerezaho, atekereza no ku bakobwa bangana bashatse, yabonye ubutumwa bwa Theo bugira buti nagiye ntagusezeye unyihanganire, gusa nibyo nashakaga kubwira kandi wakoze kuza. Rekana nagushimire ko wabyumvise, ubwo tugiye kuba inshuti zisanzwe. Umukobwa yaraturitse ararira, Rafiki aza yihuta amusanga mu cyumba aramubwira ati hangane Emeline, kandi umbabarire, ibikubayeho byose nari mbizi. Ntako ntagize ngo mwumvishe ko ibyo agiye kugukorera ari ubunyamaswa, ariko byafashe ubusa. N'ikiniga cyinshi Emeline ati kuki koko yanze kunkatira ndi mu rugo ngo abikore kuri telefone? Kuki kugeza ubu yarakinyita Queen, akinyandikira buri kanya, mpamagara buri kanya? Yahanaguye amarira asohoka arakahita anasezeye kuri Rafiki ati mwese muri kimwe. Yagiye n'umujinya mwinshi, asanga imodoka igiye wabiburamo umuntu umwe ahita yuzuza, agenda arira, abantu bose bamurangariye batazi ngararizwa n'iki. Rafiki yasigaye atekereza ati ariko Theo n'umwicanyi pe, nanjye binakoze sinabikora. Uriya mukobwa ni mwiza, iwabo barifashije, ariko Mureza aramuretse ngo nuko akuze bwahese. Njye ndabizi neza ko Theo yabishaka, bari no kubana mu mezi 6. Icyambere nuko bose bazi ubwenge, kubana bazi icyo bashaka, ntibyari kugombera umubare runaka w'amafaranga. Nanjye baheruka kuntera akadobo, reka nite kuri Emeline twisungane. Theo yatangiye gukundana na Emeline, yumva ko nyuma y'imyaka nk'ibiri azaba yarabonye ubushobozi kubaka inzu mu kibanza wabo bari kumuha. Yatekerezaga ko mu mwaka wa 3 bakundana azaba yarabonye ayo gukora ubukwe akabana na Emeline. Iyo myaka 3 yashize nta kintu arageraho, ubuzima bwarabaye bubi kurusha mbere. Yibwiye ko nibikomeza bityo hazashira n'indi myaka 3 nta kintu arageraho ku buryo yashaka umugore. Yiyemeje gushaka umukobwa ukiri muto ukiga muri segonderi, akaba ariwe bakundana, avuga ati wenda azarangiza naragize icyo ngeraho, duhite tubana kiraga 10.
naho Emeline we naba ndi kumutesha igihe kandi sinashaka ntarubaka, ikindi sinzabana n'umukecuru. Ibyo byatumye atangira gukundana na Nezerwa, bari banatuye mu gace kamwe ariko anapanga uko azakatira Emeline. Uwo munsi yari ageze ku ntego ye rero. Yari yabeshye Nezerwa ko agiye mu mujyi ajyanywe no gusura inshuti ye Rafiki, anamusezeranya ko aramuzanira akantu ko kwambara. Ka gakomo k'amasaro atukura kari akanezerwa nubwo yakaguze ari kumwe na Emeline. Emeline ageze aho arahora areka kwiteza abagenzi bo mu modoka. Yageze aho ategera moto asaba umumotari kumutwara. Yicaye kuri moto agahinda akarushaho kumwica. Telefone ye yumvaga iri gusona itanavuze, akareba azi ko ari Theo umuhamagaye agasanga itari no kwaka muri taburo. Undi mwanya kumva wagira ngo haje ubutumwa, akareba ko yaba ari umwandikiye, ko yamubeshyaga wenda ko Nezerwa ari umukobwa yakoresheje ngo bamukinishe, agasanga nta n'umuntu umubibye. Yakomeje kujya kure mu bitekerezo, umumotari agera ahantu hasa n'ahazamutse yongera umuriro, umukobwa ahita ahanuka hasi. Amahirwe yagize yaguye ahantu heza, ntiyabanza umutwe, ntiyagwa mu mabuye, agwa mu ivumbi ryinshi cyane ko bari barenze kaburimbo. Motari yahise aparika, Emeline yihagararaho, gusa yarababaye cyane. Yamugejeje iwabo ka gakanzu k'umutuku yari yambaye kuzuye ivumbi. Mama we yaramubonye abona umukobwa wagiye ameze amababa agarutse ameze nk'uwaguye mu byondo, yakonje, yasuherewe, aramuhobera yumva umukobwa ari gutitira cyane, abwira motari atereka nicare tumugeze kwa muganga. Bamujyanye Emeline atabishaka kuko yumvaga atababaye cyane. Mama we ntiyari yakamenye neza ibyabaye, uretse kumva ko yaguye hasi kubera ko motari yongeye umuriro atafashe agahanuka. Bakigera mu bitaro bamuhaye igitanda, mama we afashe telefoni ye, Rafiki ahita amuhamagara. Yaramwitabye, Rafiki yumva atari we ati nshaka Emeline. Nawe ati yagize akabazo gato cyane arakuvugisha namera neza. Rafiki ati rwose mukecuru wikita akabazo gato, njye nasigaye mpangayitse nibaza niba aragera mu rugo ahubwo. Mama Emeline ati nsobanurira neza. Rafiki ati ni inshuti ya Theo ariko sinari mushyigikiye, ndabizi ko Emeline aziyakira bigoranye, gusa umubwire ko nzaza kumusura. Mama Emeline yamubwiye ko yakoze impanuka idakanganye bakaba baje mu bitaro, amurangira aho biherereye. Rafiki ati ndaje murebe turaganira mpageze. Yatangiye kwibaza icyatumye umukobwa wahanuka kuri moto, yumva ko hari icyabaye kidasanzwe. Si ubwa mbere yari agiye kuri moto ku buryo bari kongera umuriro agahanuka. Yatekereje ko byanga bikunda Theo yamubwiye amagambo atari meza. Yahise amwihamagarira akoresheje nimero ye, asanga Theo ari kwivugiraho. Yikomanze mu gatuza ati wa musore we, ntabwo uri ugize umwana wanjye gutya. Theo we yari yishimye abwira Nezerwa ati Queen we, ndaje nenda kukugeraho, shaho ndagukumbuye, ngwino ntarahwera. Nezerwa ati ndaje King we, ndaje nguma impano yanjye. Yari yageze muri quartier yagiye kubonana na Nezerwa. Yumvaga yishimye avuga ati singirose mbibwire Emeline, yego ni mwiza ariko Kanezerwa ni keza kumurusha, ko karacyara akana kemera ibyo nkabwiye byose nta kwiha kumvuguruza. Naho Emeline we nuguhora nyumvisha ibyo kubana nawe mu gihe cya vuba, nari maze kumurambirwa rwose. Wenda ndababaye ariko Nezerwa azamfasha kumwibagirwa vuba cyane. Barahuye aramuhobera amusaba gufunga amaso, amufata akaboko amwambika ka gakomo, amuha n'akabombo ko ku gati. Nezerwa yubuye amaso biramurenga, aramuhobera nanone arishima cyane. Ku ishuri ryabo niba utaragiraga agakomo yahawe n'umukunzi we, nubwo butari bwemewe mu biruhuko bya saa sita barabwambaraga. Yari amaze kurambirwa guhora abwirwa n'abakobwa b'inshuti ze ko udukomo bambara baduhawe n'abakunzi babo. Theo rero yumvaga uwo mwana ari we baberanye, azajya hagakoma akabifata nk'ibintu bikomeye, mu gihe Emeline we yishimaga ari uko amubwiye ati naguze intama, naguze ihene, bya bindi umuntu yumva ko uri gutera imbere. Rafiki nawe yaje yihuta agera mu bitaro asanga babasezereye. Nubwo Emeline bari bamuhaye igitanda, ntiyararembye ku buryo yari kuhamara igihe. Bashakaga ko abanza gutuza akaruhuka akanya gato. Bamuhaye utunini n'agapomade gusa. Amaso yari yatukuye kubera kurizwa cyane n'amagambo Theo yari yamubwiye, amubwira ko urukundo rwabo rugomba kurangira. Akibona Rafiki yaramubajije ati wamenye ute ko naje hano? Rafiki ati ni mama wabimbwiye. Mama Emeline ati ni wowe twavuganaga kuri telefone? Undi ati yego. Emeline ati mama uyu musore niwe mujyanama wa Theo ukomeye, sinshaka kumubona, reka tugende. Mama ati ntukankoresha ibyo ushaka byose Emeline, ahubwo se Rafi habaye iki? Rafiki yamusubiriyemo akantu ku kandi ku byahabereye, ku migambi ya Theo nuko agerageje kumubuza. Mama Emeline arababara aramushimira ati urakoze kubimbwira, sinari nzi ibyabaye ku mwana wanjye. Rafiki yabwiye Emeline ati wihangane kandi nzajya nguhamagara nkubaze ukomeze. Theo nanamukuye mu nshuti zanjye kuko sinari nzi ko byambwiraga yabikora. Buriya mwapanze guhurira iwanjye mbategurira ibyo kwiyakiriza mvuga nti nagakupure k'inshuti zanjye kansuye, nzi ko agiye kukuganiriza akakubwira ko wenda adafite ubushobozi buhagije, mbese mukabiganiraho mugashaka icyo gukora. Nakureka mbareke mugende ujye kuruhuka, nunyemerera tuzajya tuvugana. Basezeranyeho. Rafiki asubira mu mujyi muri kantine yakoreragamo. Emeline yarebaga mama we yakwibuka ijoro ryabanjirije umunsi yari guhuriraho na Theo n'ukuntu yamumuratiraga akumva isoni zimwishe. Nta kindi mama yakoraga uretse kumuhumuriza amubwira tugomba kurira uko ubyumva ariko ukiremamo icyizere.
kandi muri ibi bihe ntuzajye wanga kuvugisha abantu baguhamagaye kuri telefone kuko nibo bazagufasha kwiyakira vuba. Iyo ukunze umuntu ntumubangikanye n'abandi uba uri intwari. Niba wowe atagushaka wowe ntiwicire urubanza ngo wumve ko hari ukundi wari kubigenza mukagumana, ahubwo kuko wakoze ibyo wagombaga gukora bijye bituma wumva utuje. Umuntu ugukunda ntabwo akoresha imibare myinshi. Iyo aba agukunda yari gukora byose akakugumana. Wikumva ko bitewe nuko adashaka kugutesha umwanya, ahubwo ubwo nako gakobwa kamugutwaye. Mu minsi yose yakurikiye yakomeje kumuba hafi, akomeza kumuhumuriza, akamutegurira ibirori, agatumira inshuti ze z'abakobwa, ageze atangira kwiyakira. Ubwo kandi niko na Theo atahwemaga kumuhamagara amubaza amakuru. Gusa Emeline yari yaramurahiriye amubwira ko atazasubira mu rukundo na rimwe. Theo yakomeje kwishimira urukundo rushya yari yarinjiyemo, ageze aho yibagirwa ko yakundanye na Emeline. Iyo yabaga ari kumwe na Nezerwa yumvaga ari kumwe n'umuntu wa nyawe. Yaribwiraga ati Emeline ni umukunzi waje mu gihe kitari icyanyacyo, ariko Nezerwa we yaje mu gihe cyanyacyo, niwe tuzabana, si kera nkamushyira mu rugo. Azarangiza kwiga maze kugera kuri byinshi, ubundi duhite twibanira. Emeline wazaba afite umwana ukuze kuko umukobwa mungana mu myaka bakuruta cyane, noneho biba bibi cyane iyo wowe nta n'ikintu uriho uri umukene. Yakomeje kwiteza imbere, yubaka inzu kuko habura igihe gito ngo Nezerwa arangize amashuri yisumbuye. Icyakora ntiyubatse inzu nini ikanganye, byari biri aho byo mu cyaro, ariyo yubatse ngo azabanemo nawe. Yakoraga yivuye inyuma, akagura amatungo akorora, akumva ari gutegura ahazaza he na Nezerwa. Nta nubwo Nezerwa yamusabaga amafaranga kuko yitabwagaho n'iwabo nk'umwana w'umunyeshuri. Amashuri yarangije Theo ari kubaka ibikoni n'uruzitiro. Noneho yumvaga igisigaye ari ugushaka y'inkwano, akabana n'umukobwa yasimbuje Emeline. Nezerwa yakundanaga na Theo nta gitekerezo cyo gushaka umugabo afite. We yamufataga nk'umuntu wo kuba ari kumwe nawe ngo yumve nk'abandi bakobwa bamuratiraga ko bafite abakunzi. Gusa we intego yari afite yari yo kwiga kaminuza. Amahirwe ye yagize amanota meza, asaba kwiga muri kaminuza ya leta barabimwemerera. Theo yarabimenya mutumaho igitaraganya ati Nezerwa ngo uri gusaba kwiga kaminuza? Nezerwa ati yego rwose, amanota yanjye ni meza baranamfasha, ahubwo vuba ndagenda tuzajya tubonana mu biruhuko. Theo ati ubu se nujya muri kaminuza uzakomeza unkunde? Nezerwa ati simbizi, ariko ndagukunda wenda nzanabikomeza. Theo ati gute uvuga ko utazi niba uzakomeza kunkunda? Nezerwa ati erega ubuzima burahindutse, njye icyo ngomba gushyira imbere ni amasomo, iby'inkundo ni ukubitwara gake. Theo ati narinze ko tugiye kwibanira, none ugiye kwiga koko? Basi nsezeranya ko ningutegereza utazantenguha. Nezerwa yamwikirije atabikuye ku mutima. Mu mutwe harimo ko nagiye kwigira muri kaminuza ikomeye mu gihugu, ibyo gukundana na Theo utararangije na segonderi bitakimushishikaje cyane. Theo yatangiye gukumbera Emeline, yumva agize amatsiko yo kumenya niba yarashatse cyangwa akiri iwabo, kuko hari hashize igihe kinini yaramwikuyemo adashaka no kumenya amakuru ye. Yaramuhamagaye asanga nawe ari kuyivugiraho, ntiyabitindaho na gake, ahita yihamagarira Rafiki. Nawe yasanze ahuze atubwira aza kumvugisha nyuma. Yigiriye mu turimo tw'amaboko, hashira amasaha 2 nta numwe uramuhamagara, yongera kugerageza asanga bombi bagihuza. Yibajije niba baba bari kuvugana cyangwa bari kuvugana n'abantu batandukanye, ntiyabitindaho nanone. Nyuma y'iminsi 2 yahamagaye Nezerwa umukunzi we. Nezerwa kimwitaba amusaba imbabazi amubwira ati sheri wihangane nagiye ndagusezeye, gusa mu kiruhuko ninjye nawe, buriya ku mugoroba wamvugishaga ndi ku ishuri, nanze kugusezeraho ngo utongera kumbwira bya bintu byawe byo kutazaguhemukira nkaho hari icyabaye. Humura rwose ndahari, ni wowe wanjye, gusa uwo amasomo agiye kuba ameze nabi, sinzi ko tuzajya tuvugana kenshi nk'ibisanzwe. Theo yarababaye abura icyo amubwira. Nezerwa ati kutavuga se? Yahise amukupa. Theo atangira kubitekerezaho yitonze, yumva agomba kugira icyo akora, akazasanga amaze kugera kuri byinshi bisumbyeho. Yaramwandikiye ati nishimiye ko wageze ku ishuri, ujye umbwira ikibazo cyose ugize, ndabizi ko aho hantu haba inzara. Nanjye ngiye kuvugurura inzu zanjye, uzasoza inzu yacu imeze nk'iy'umuntu wize kaminuza agomba gutahamo koko. Yumvaga agiye kwitonda, noneho inzu yakayongera mu bugari akayikorera amasuku ku buryo Nezerwa azasoza amasomo ya kaminuza bakayibanamo. Akibitekereza Rafiki yaramuhamagaye ati ubushize warambuze ariko wasanze ndi kuvugana n'umukunzi wanjye. Theo ati usigaye ufite umukunzi se? Rafiki ati ikibazo nuko namubeshye, namubwiye ko ntakivugana nawe, none reba igihe gishize. Theo ataranze se? Rafiki ati yayorwa abandi kandi nawe uramuzi. Theo ati ntumbwire ko ukundana na Emeline, ubwo se waba warabimpishiye iki? Rafiki ati nanjye byarangoye kumufatisha, namubeshye ibintu byinshi cyane ariko ntabwo byatuma dushwana nubwo yabimenya. Yamusobanuriye byose, amubwira ko nyuma y'uko amukatiye mubaye hafi bakajya bavugana, umukobwa wumvaga atazasubira mu rukundo agatangira kumwiyumvamo bikarangira bakundanye. Yakomeje kumubwira ati wumve ngo hashize amezi 5 gusa nyemere ko dukundana, ikindi gihe cyose yakimaze arwana no kukwikuramo, wagira ngo wari waramuroze. Theo yatunguwe no kuba atarashaka, ati njye narinzi ko yashatse yanabyaye kuko nabonaga ageze mu myaka yo gushaka. Rafiki ati humura ntibizatinda, n'ubundi yenda gushaka amezi 3 gusa tukabana. Wihangane ko nabiguhishaga, gusa yambwiye ko atifuza kukubona mu bukwe bwacu, rero ntabwo nari kubikubwira adashaka kukubona. Theo ati naho bigeze se?
Yarakariye Rafiki yumva afuye Emeline, atekereje kuri Nezerwa ari wigire muri kaminuza, yumva ko agomba kwitambika agasubirana na Emeline, dore ko noneho yarageze kuri rwa rwego yumva ko afite ubushobozi bwo gutunga umugore. Yaribwiraga ati byanga bikunda, Nezerwa agiye kwiga imyaka myinshi, sinamutegereza. Ngomba gufatirana Emeline, atarishyiramo ibyo kubana na Rafiki, tugahita twibanira. Ndabizi ukuntu yankundaga, ntiyaba yaranyikuyemo. Yaramuhamagaye, Emeline amwitaba atuje, Theo atangira kumuganiriza, umukobwa nawe amuganiriza amwitayeho amutera inzenya, Theo atangira kumva amukumbuye kurushaho. Yamusabye ko bajya bavugana, Emeline ati ndahari rwose, ujye umpamagara uko ushaka isaha iyo ari yo yose. Nujya usanga mpuze, ujye wandika message kuko hari igihe ntabibona, nzajya mpita nkuvugisha. Theo yarishimye ati burya aracyankunda. Rafiki yari yarabimishe, reka mukosore, Emeline aba ari njye tubana. Nezerwa n'ubundi si uwanjye, azatwarwa n'abiza. Nubatse akazu gato hute nzi kazarangiza segonderi tukabana, none agiye muri kaminuza. Iyo mbimenya nari kuba ndetse nkazubaka neza cyangwa nkigumanira na Emeline, ariko Emeline waracyahari n'ubundi. Reka musubirane yahoze ari uwanjye. Naramukundaga nuko numvaga azaba yarashatse ndi kumutinza. N'ubundi Nezerwa bari batangiye kuvugana gake gashoboka, yumva nta mpamvu yo kongera kumwinginga. Yatangiye kujya ahamagara Emeline buri kanya, Emeline nawe akamwakirana urugwiro akamuvugisha neza. Theo yumva agarutse mu rukundo. Yageze aramubwira ati Emeline, mbabarira kubw'ibyo nakoze ahashize. Naricujije ubu narahindutse. Nasanze nta wundi nkwiriye gukunda utari wowe. Ahandi naragerageje biranga. Iyi myaka yose nta mukobwa wambereye mwiza nkawe. Nukuri ndacyagukunda. Emeline aseka cyane ati nanjye ndacyagukunda Theo, kandi narakubabariye. Iyo bitaba ibyo simba naremeye ko twongera kujya tuvugana. Theo yarishimye ati ubu noneho twapanga gahunda zacu neza rero tukibanira hakiri kare, kuko ntabwo tugikeneye guteretana nka mbere. Emeline ati wow, ushaka ko tubana? None se Nezerwa biragenda bite? Theo turiya n'umwana ntacyo yangezaho. Nkeneye umuntu nkawe tuzajya twungurana ibitekerezo, tukubakana urugo rugakomera, apana Nezerwa utazi icyo ashaka. Emeline ati wowe mbwira uko ubyifuza, njye ndi tayari. Theo yamubwiye imigambi ati njye narubatse, nubatse ibikoni, nubatse uruzitiro, iwacu bampaye n'akandi gasambu. Ubishaka wambwira tugakoresha impapuro z'ubutumire nanone. Emeline ati waretse se tukazabikora turi kumwe, nta gusaba no gukwa se? Ibyirembo byo bite? Theo ati ubwo se ko kurakomeje urabyemeye? Undi nawe ati kera waranyizeraga, sinzi niba byarahindutse. Theo ati na n'ubu ndakwizera. Bari bagiye gupanga aho bazahurira. Emeline ati cyiza nuko ari njye wahitamo aho duhurira. Theo ati nta kibazo uzahambwira. Uyu mukobwa yashakaga kwihorera, yari yizeye ko Rafiki atazamuvamo ngo amubwire ko bakundana cyangwa ko benda gukora ubukwe. N'ubundi bashakaga gukora ubukwe buciriritse, bakajyana mu murenge n'abantu bake, bavuye bagatahana ibyo mu idini bikarorera, kuko n'ubundi ntibari barihuje. Bifuzaga gutumira abantu b'ingenzi, bakaba ari bo batahira ubukwe gusa. Emeline yabanje kuganira na Rafiki, bemeranya ko bagiye gukina Theo bakamuha isomo. Yabwiraga Rafiki akantu kose yavuganye nawe, anamubwira ko yamwemereye ko bahura bagapanga ibyo kubana. Rafiki ati sheri, mubwire muzahure nyuma y'amezi 2. Ariko Theo nawe ni umutinde, uzi ko namubwiye ko nkundana nawe? Emeline ati koko se warabimubwiye? Rafiki ati mbabarira nturakare, ariko narakoze kubimubwira. Ibaze ko atigeze yongera kumpamagara ngambwire ko yongeye kugutereta. Ahubwo mureke uzamubwire muhurire mu rugo rwacu. Rafiki yari yaraguze inzu hafi yo kwa Emeline, yarayirangiye na mama wa Emeline ari wari ugiye kumubera nyirabukwe. Niho yaragiye kubana na Emeline, haburaga iminsi mike bakajya mu murenge, bagahita bibanira. Ibyo kugura inzu nabyo Rafiki yari yarabihishe Theo. Theo yarazi ko akirambirije mu nzu yakodeshaga ho mu mujyi acuruzamo kantine. Gusa Rafiki yari yarahinduyemo resitora, asigaye afite abakiriya benshi. Ibyo kandi Theo nabyo ntiyarabizi. Umunsi wo gusezerana warageze, Rafiki abwira abantu be bake na Emeline bibuko barasezerana, bavuyeho batahana muri ya nzu yo mu cyaro. Theo yahamagaye Emeline nk'ibisanzwe ngo amubaze uko ameze. Emeline ati ariko sheri wazaje mu cyumweru gitaha? Theo ati ntiwumva, none umbwira aho tuzahurira. Yarahamubwiye ati nuhayoberwa nzakurangira, tuzaba turi kuvugana. Nezerwa we ntibari bakivugana. Uwo mukobwa yari yarabaye umusirimu, atakimwitayeho cyane. Yajyaga anyuzamo akamwandikira akamesaje akamubaza amakuru, Theo nawe akamusubiza yikiza, urukundo rwabo rutagifite gahunda. Theo yagiye kureba Emeline aho bagombaga guhurira, abanza kunyura mu mujyi asuhuza Rafiki muri resitora, amubwira ko ari umuntu agiye gusura, ntiyamubwira ko ari Emeline. Muri icyo gitondo Rafiki yazindukiye mu kazi ashaka kuza gusubira iwe nyuma ya saa sita. Rafiki na Emeline bari bapanze ko Theo arahagera. Emeline akamubwira ko hanari ariko wamucuti wasezeranye vuba yagiye gusura ko badahari. Hanyuma Rafiki akaza kuva mu kazi agahura na mama Emeline, bakinjira bakabasanga muri salo. Theo akibonera ko babana ntawe bimubwiye. Theo yamaze kugenda, Rafiki yandikira umugore we ati none haraje. Bwira mama we nawe yitegure, nanjye ngiye gusiga abakozi mu kazi, ndahurira nawe ku muhanda, duhite tuza tubasangane, ubundi nguhobere, ngusomagurire mu maso ye, abibone ko hanari iwawe aho kuba ku nshuti yawe.
Uko niko byagenze. Theo agera kwa Emeline, Emeline akimubona aramuhobera, amuha ikaze mu nzu, azana ibyo kurya barasangira, ati ntugire ikibazo, hano ni ku nshuti yanjye aherutse gukora ubukwe. Maze iminsi bahasigarira bo hari ibyo barimo. Batangiye kuganira ku mishinga yo gukora ubukwe, bagezemo hagati bumva abantu bakomanze. Emeline yarangaje urugi ku buryo Theo yarebaga baje abari bo, agenda asakuza ati sheri uraje uzanye na mama. Rafiki ati mabukwe duhuriye ku muhanda. Theo yarabibonye yumva umusatsi umuvuye ku mutwe, abura uko yifata akomeza kubitegereza. Mama Emeline ati yo Theo yaje kugusura burya wese nta mugore arashaka. Yarinjiye aramusoza turaho Theo uhawe ikaze mu rugo rw'abageni. Yarababaye agira umujinya, uwo mwanya ahita asohoka agenda atareba inyuma, basigara bamuseka. Yarasobanukiwe ukuri kose, amenye ko Rafiki na Emeline babana. Umujinya warushagaho kumwica yabaga yibutse ukuntu Emeline yamwemereye ko basubirana kandi afite gahunda yo kubana na Theo. Rafiki yahise amwandikira ati nta nshuti kurimo, wowe nakubwiye ko nkundana na Emeline, nkubwira ko twenda gukora ubukwe, wongera kumutereta mu ibanga uzi ko twe turinjije, ibikomere wamuteye ntibihagije. Theo yarateze agiye iwabo arakaye cyane, yicuza icyatumye areka anezerwa, yiyemeza kumugarukira nanone akamusubiza mu murongo, akareba ko yazarangiza kwiga bakibanira. Nezerwa nta mutima mubi, naho ubuzima bwari butangiye kumucanga, akeneye umuntu wo kujya amwohereza udufaranga. Yibutse ko ntacyo Theo atakora kubwe, atangira kumwihamagarira. Theo yasubiye mu rukundo, yikuramo ikimwaro yagiriye kwa Emeline, yita kuri Nezerwa uko ashoboye kose, ari nako yita ku nyubako ze azikorera amasuku. Igihe cyarageze, Emeline arabyara, we na Rafiki bakomeza gutera imbere. Imyaka nayo yakomeje kwicuma, Nezerwa asoza amasomo ye, Theo akimutegereje. Ku munsi wo kwambara ikanzu, Emeline yarahagurutse mu birori byari byabereye iwabo, yanatumiye Theo, yerekana umukunzi bakundana bitegura no kubana. Theo yagize ngo ari kurota, yibwira ko Nezerwa adakomeje. Umusore yahagurikije ahise apfukama, akura impeta mu mufuka arayimwambika. Nezerwa asubiza yega adatindiganyije, abari aho bose bakoma mu mashyi. Theo byaramucanze abura hakwirwa, abantu bose bari bazi ko akundana na Nezerwa bamuhanga amaso, yubika umutwe abura n'aho anyura ngo asohoke. Uwo musore amaze kwambika Nezerwa impeta, yarababwiye ati ntabwo ubukwe buzatinda, buri hafi. Abantu bose bari bamubonye aza yitwaye mu modoka. Yari umusore w'umukire wahiriwe n'ubuzima. Theo yabuze uko agira, kubw'amahirwe aranyonyomba arataha, agenda atekereza ati abakobwa bose baranyanga, nta n'umwe uzigira nkunda. Isi ubwayo nayo iranyanga, sinkwiriye gukomeza kuyibaho. Kubera kunywa inzoga nyinshi, yanyuze mu iduka agura umuti wica udukoko, ageze mu nzu yarawunywa, umukeka agura mu nda, arigaragura birangira apfuye. Hashize iminsi ibiri abantu batamubona, ab'iwabo bajya kureba ko ari mu nzu ye, basanga hadakinze, binjiye basanga amaze iyo minsi yiyahuye. Mu gahinda kenshi bahuruje abantu, bahageze batangira kumuvugaho, banzura ko icyabiteye ari Nezerwa werekanye undi mukunzi, kandi Theo yaramurindiriye ngo asoze amashuri babane. Gusa Nezerwa ntawe ari kumuhana kuko nta cyaha gihanwa n'amategeko yari yakoze. Theo baramushyinguye, abamuririra baramuririra, ibye birangiriraho. Nezerwa yarababaye ariko bidakaze cyane kuko umusore bari bagiye kubana yari uwo yarotaga kuva kera. Yari umukire, yarize, ari umusirimu, ntahuriye na Theo wari wiyambuye ubuzima. Emeline na Rafiki bo babyumvise nk'abandi bose, ntibaza no kumushyingura. Ndagushimiye kubwo kugera ku musozo. Igitekerezo cyawe ni ingenzi, ntugende utakidusangije. Niba ari ubwa mbere tubanye kandi ukore subscribe kugira ngo tuzabane no mu nkuru z'ubutaha.